Tubahaye ikaze cyane kandi mwebwe mukomeza kudukurikira kuri channel ya YouTube John Samvera Official. Turabashimira cyane ko mufatanya natwe gusangira ibyiza byo mu ijambo ry'Imana, kandi ni murabizi nibyo duhamagarirwa kuba imbere y'Imana, nibyo duhamagarirwa kuvuga, gukora, gutekereza, kwibwira ibihesha Imana icyubahiro. Uyu munsi turaje kugira ngo tuganire ku minsi itambutse, aho hano kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda twe dufite igiterane cyamaze iminsi 3 kuva kuri 16 kugera kuri 18 z'uku kwezi. Byari isozwa rero ry'igihembwe cya mbere cya gahunda yazana umuntu umwe kuri Kristo. Ushobora kwibaza ngo iyo gahunda ni gahunda imeze iti? Ni igihembwe twari twihaye kuva mu kwezi kwa kabiri, aho buri mukristo wese muri twebwe yasabwaga ko azana nibura umuntu umwe, nubwo yaba umuntu umwe kuri Kristo. Kuko murabizi Yesu Kristo agiye gusubira mu ijuru, muri Matayo 28 ku murongo wa 18 yasanze abigishwa baravuga ngo noneho nahaye ubutware mu isi yose, mugende mubwire abantu. Ibyo rero nibyo duhamagarirwa. Rero cyari igihembwe cya mbere cyo kuva aho turi tukajya kubwira abantu ko Kristo agira neza, ko Kristo yadukijije, ko Kristo ababarira, ko Kristo adukunda. Rero icyo giterane cyari igiterane cyo gusoza icyo gihembwe cya mbere. Muri icyo gihembwe cya mbere twari dufite ibintu bigiye bitandukanye, aho twari dufite intego iboneka muri Matayo ibice 11 ku murongo wa 28, aho Yesu ahamagarira abantu ababwira ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Nta wundi dushobora kuruhukiramo, nta wundi ushobora kuruhura abantu uretse Yesu Kristo wenyine. N'ufite ubwo butware, n'ufite ubwo bubasha. Murabizi Yesu Kristo niwe wenyine wavuze iryo jambo. Bibiliya ivuga ngo kuntu ngo amaze kujya ku musaraba ngo yireherezaho amahanga yose. Ntabwo yigeze atoranya ngo avuge ngo nzafata abantu b'inzobe gusa hanyuma b'ibikara mbareke, nzafata abameze gutya abandi mbareke, ahubwo ngo yireherejeho amahanga yose. Nta muntu, niyo yaba ari umuvandimwe wawe, niyo yaba ari inshuti yawe magara, nta muntu ushobora kukubwira ngo ngwino imitwaro yawe nzayigutura, ngwino nzishingira ibibazo byawe. Biragoye cyane, ndetse ntago ari ukugora gusa, ahubwo ntago bishoboka. So rero yaratubwiye ngo Kristo niwe wenyine watubwiye ngo tumwikoreze amaganya yacu, ngo niwe wenyine ubasha kwita kuri twebwe. Murabizi dukunda kubyigishwa ko mwisi ntabwo tuzabura kunyura mu bintu bitugoye, ariko icyiza iyo turi kumwe na Kristo tubinyuramo neza cyane. Muzi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nunyura mu migezi, nunyura mu muriro, ngo ntabwo uzashya, ngo n'ibirimi byawo ntabwo bizagufata. Rero twizera tudashidikanya ko ijambo ry'Imana ari ukuri, nkuko Bibiliya yavuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Twizera mu ijambo ry'Imana. Murabizi Harvest Bible Fellowship Rwanda turi itorero ryizera Bibiliya, ryigisha Bibiliya, kandi tubereyeho guhesha Imana yacu icyubahiro. Muri icyo giterane cy'iminsi 3 bivuga ku munsi wa mbere tariki 16 icyo giterane cyatangiye saa 8. Twari dufite abantu bagiye batandukanye, abavuga butumwa batandukanye mu buryo bw'indirimbo. Twari kumwe na Almaj Choir, twari kumwe na Chemchem Choir, twari kumwe n'abana batoya mu mbyino igaragaza ibimenyetso cyangwa drama, twari kumwe n'umuhanzi Mukazayire Emerta mu ndirimbo nziza cyane banga amatunda arandyohera. Byari byiza cyane. Twari kumwe n'umuvugabutumwa Mugabe Roger guturuka Igisenyi mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirabohora, rifite imbaraga, kandi atubwira neza ko Yesu ariwe uturuhura, Yesu niwe ubohora abantu, niwe ukiza abantu. Bivuze ngo nta wundi ufite ubwo butware, nta wundi ufite ubwo bubasha uretse Yesu wenyine. Bivuze ngo rero umwegereye wese aramuruhura kandi akamwakira. Yego, twahawe umugisha kuri uwo munsi, kandi twari kumwe na groupe y'urubyiruko, abakobwa n'abahungu bakiri bato bahagurukiye gukorera Imana, baririmba neza, kandi Imana ishimwe ko ibyo bintu byose tubikora kubw'icyubahiro cy'Imana. Birashoboka cyane n'urubyiruko. Murabizi, urumva byari muri weekend, urubyiruko kenshi usanga bari mu mabuwate, bari mu bintu bidafite umumaro. Ariko iyo ubonye abantu bakiri urubyiruko bagifite imyaka mike 16 n'irindwi bafite inyota yo kuza mu nzu y'Imana, n'umugisha dufite. Rira niryo torero ry'ejo, bariya nibo n'ubundi Imana ikomeza gutuma kuri bagenzi babo kugira ngo babazane kuri Kristo. Hari ikintu kimwe gikomeye kubona
abana bakiri batoya cyangwa se abantu bakiri mu myaka mitoya ukabona bashishikariye gukorera Imana, ukabona bashishikariye umurimo w'Imana, aba ari ikintu cyiza cyane. Kuko iyo urebye hanze ibiba bikorerwa hanze, aho umuntu abanyura, umuntu abaca gahura na byinshi, ariko ntako bisa kubona abana bakiri batoya bakorera Imana. Rero byaranshimishije. Urabonaga no mu giterane ukuntu urubyiruko rwabaga ari rwinshi cyane, bitabira ibiterane mumva bashaka guhura n'Imana kandi bakaganira nayo. Byari byiza cyane, byari bihesheje Imana icyubahiro, ndetse n'ababibonaga babonaga ari byiza cyane. So twakomereje ku munsi wa kabiri, byari tariki 17, ubwo byari kwa gatandatu, aho twari dufite ibyiciro bibiri by'amateraniro. Icyiciro cya mbere cyatangiye saa 3 z'igitondo kirangira saa 6. Rwari urubyiruko n'ubundi tena urubyiruko ruragarutse, aho bari bafite subtitles cyangwa ingingo z'ingenzi bashobora kwigaho. Zari nziza, ntabwo turi buze kujya deep, ntabwo turi buze wenda kuvuga ibintu byose byari birimo, ariko turaza kubabwira izo ngingo z'ingenzi. Iya mbere yari umusore ku murimo w'Imana. Iya kabiri yari umusore ku murimo w'amaboko. Iya gatatu yari umusore no kurambagiza. Aho ngaho rero byari bikaze cyane, ibibazo byari byinshi, ibitekerezo, ibyifuzo, ariko ndababwiza ukuri byari byiza pe. Iya kane rero yari umusore ku mbuga nkoranyambaga. Murumva tutagiye wenda kubidetaya, murumva ko byari byiza. Ibyo bintu abasore n'inkumi babiganirijweho, kandi wabonaga bafite inzara n'inyota, wabonaga bicaye pe, bashyize ibirenge hasi bakeneye kwiga. Kandi umuntu ushobora kwiga niwe ushobora no gushyira mu bikorwa ibyo yigishijwe. Kuri uwo munsi urubyiruko rwarasohotse, n'ubundi dukomeza n'igiterane cyatangiye saa 8 n'igice, n'ubundi kugeza saa 11. Twari turi kumwe n'ubundi n'abavuga butumwa bagiye batandukanye. Turi kumwe na Mukazayire Emerita nanone mu ndirimbo nziza cyane, agaragaza ububasha bw'Imana cyangwa se gukomera kw'Imana ko itarobanura. Byari byiza. N'ubundi twari kumwe n'iyo group yitwa Shining Ministry. Abana b'abakobwa n'abahungu bakiri bato baramya Imana bakayihimbaza. Twari kumwe n'urubyiruko rwa hano kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda Mahoko mu mbyino za Kinyarwanda. Twarishimye mu buryo bw'umwuka n'umubiri ko abantu bashobora gukoreshereza Imana impano zitandukanye. Kandi uwo munsi twahawe umugisha wo kuba turi kumwe n'umushumba wacu mukuru, akaba n'umuvugizi w'iri torero mu Rwanda no hanze yaryo, Reverend Dr. Niyonzima Samvura Jadamascene. Tuba duhawe umugisha iyo turi kumwe nawe, kuko twumva tunejejwe n'Imana iyo turi kumwe nawe, kuko niwe mubyeyi wacu mu buryo bw'umwuka. Kandi twakomeje kuganirizwa ku ijambo ry'Imana, aho n'ubundi twabwirijwe ijambo ry'Imana na Pastor Mugabe Roger, aho yamuhagariraga abantu kuza kuri Yesu Kristo akabaruhura. Kandi mw'abantu bararushye, abantu bararushye. Iyo ugiye hanze y'itorero, iyo ugiye hirya no hino, ubona ko abantu bakeneye Kristo pe. Icyo rero nicyo duhamagarirwa, n'ubundi intego yari yayindi yuko duhamagarira abantu kuri Yesu Kristo kugira ngo baze abaruhure. Twakomeje ku munsi wa gatatu tariki 18, byari ku cyumweru. Twari dufite amateraniro nk'uko bisanzwe, yatangiye saa 3 akarangira saa 5. No kuvuga ngo muri ayo materaniro twari turi kumwe n'ubundi n'abavuga butumwa batandukanye. Twari kumwe na Mukazayire nk'umuhanzi, turi kumwe na worship team na Almag Chemchemi nk'uko bisanzwe, kandi twari kumwe n'umuvuga butumwa Pastor Roger, aho yatubwiye ku ijambo ry'Imana, atubwira ku rugendo rwo kuva i Yerusalemu ujya Emmaus. Avuga ko ari urugendo nyine rutoroshye, ari urugendo rwo kuva ahantu hari amahoro cyangwa se hari umutuzo, ubwo abantu bakumva bakwirukanyira kujya mu bintu bishyushye, ariko ibyo bintu bishyushye bidafite Kristo. Ego, aho ngaho niho yasobanuye neza. Yararimo asoma inkuru y'ukuntu abantu barimo bitotomba bababaye kubera ko Yesu Kristo umwigisha wabo yari yapfuye, ariko Yesu ngo araza aba kumwe nabo. Ariko ntibahita bamenya uko byagenze, ntibamenya ko ari we. Ariko nyuma basobanukiwe ko ari we, ngo bavuga ijambo rikomeye, baravuga ngo ese ntimwibuka uburyo turi kumwe nawe imitima yacu yari ikeye.
yari ari kwigisha ko rero kugira ngo umutima wawe uke, kugira ngo wumve amahoro muri wowe n'ubwo ibiyabuza bihari ari byinshi, kugira ngo wumve ukomeye mu mutima kandi ibintu biguhungabanya ari byinshi, kugira ngo wumve nta muyaga, nta misozi, nta nyanja byabuza umugambi w'Imana kuzura ku buzima bwawe nuko uba uri kumwe na Kristo. Rero twarakomeje amateraniro y'Icyongereza nk'uko bisanzwe arangira saa 7, nibwo twakomeje n'ubundi kuva saa 8 n'igice igiterane cyacu. Muri icyo giterane n'ubundi cyari igiterane gisoza, cyari igiterane cyarimo imbaraga z'Imana, bivuze ngo n'abantu barikubye birenze uko bari basanzwe baza. Twari dufite abantu benshi cyane, twari kumwe n'abavugabutumwa n'ubundi, twari kumwe na Almak, twari kumwe na Chemchem, twari kumwe na Oshptimu, twari kumwe n'umuhanzi Mukazayire Emerita mu ndirimbo nziza cyane kandi atubwira byinshi mu ijambo ry'Imana. Biragaragara ko ari umuntu wasomye Bibiliya, ari umuntu uva mu ijambo ry'Imana, ari umuntu mbese wuzuye imbaraga, wuzuye umwuka wera. N'ubundi twari kumwe n'umuvugabutumwa tunasozanya na Pastor Roger Mugabe mu ijambo ry'Imana. Yes, ryari ijambo ry'Imana ryiza nk'uko abivuze. Twari turimo gusoza, noneho hariho kondisiyo, hari ikintu twasabwaga kugira ngo Yesu aturuhure, Yesu abane natwe, Yesu agumane natwe. Yatubwiye mu ijambo ry'Imana ko ntabwo ushobora kubana na Yesu ngo akuruhure uri umuntu udashobora kwirinda. Kandi yasobanuye ko ntabwo ngo hari ibintu biturwanya cyangwa bigatuma Yesu adatindana natwe bivuye ku ruhande, ariko ngo hari n'ibituruka muri twebwe bigatuma Yesu atagumana natwe. Yasomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 5 ku murongo wa 22 kugeza kuri 23. Reka tuhasome. Haravuga ngo mwirinde igisa n'ikibi cyose, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Yesu wacu ashimwe. Yatusabaga ngo twirinde igisa n'ikibi cyose. Yakomeje abisobanuraho, hari n'ibindi byanditswe yasomye ariko ntabwo turi bubigiyemo, ariko turashaka kuvuga kuri iki kintu cyitwa kwirinda. Yesu ntabwo ashobora kukuruhura utakwirinda, kuko ibyinshi ibitwangiza biva muri twebwe. So rero bidusaba ko twirinda ngo ikibi cyose, ngo igisa n'ikibi cyose, ngo kandi umwuka wacu n'ubugingo n'umubiri ngo byose birarindwe bitazagibwaho urubanza. Ugasanga kenshi hari abantu bavuga ngo reka ngo ngewe ngo uko nitwara ngo Imana niyo ibizi, ngo Imana ireba mu mutima. Ariko hano Pawulo yandikiye Abatesalonike aravuga ngo umwuka, umubiri, ubugingo byose birarindwe bitazagira na kimwe kigibwaho urubanza ngo ubwo Kristo azaza. Rero byose bisaba ko twirinda ku mubiri, ku mwuka wacu, ku bugingo, tukirinda kugira ngo Yesu Kristo abe muri twebwe, imbaraga ze zibe muri twebwe, ijambo rye ribe muri twebwe rigwiriye, niko Bibiliya yavuze. Iyo ijambo ry'Imana riri muri twebwe ngo rigwiriye, ngo nibwo tutaba ingumba ku byo kumenya umwami wacu Yesu Kristo, ngo ni nabwo tutaba abanyabute. Ntabwo wahitamo rero kuba umunyabute. Kugira ngo ntube umunyabute nuko ijambo ry'Imana riba muri wowe rigwiriye. Uko nguko rero niko igiterane cyacu cyagenze, byari byiza. Twaboneyemo Imana kandi twungutse n'ubumenyi mu buryo butandukanye ku bantu babihise. Ntabwo twigaga ijambo ry'Imana nk'abantu bavuye mu isi, ahubwo twize ijambo ry'Imana nk'abantu bakiri mu isi ariko bashobora kubana na Yesu kandi bakagumana kandi turi mu isi. Mu rugendo rw'iminsi 3 tumaze, twabonyemo ibintu byinshi byari bihishwe mu bantu. Twabonye mu bana, mu bantu bakuru, tubona harimo impano z'uburyo bugiye butandukanye. Twabonye abana muri drama. Bariya abana barantangaje, ni abana bato cyane pe, ariko bashobora kwigishwa bakamenya ibyo bintu. Murabizi twese nta muntu bahana afungiranye, ariko urabona unyura ku bana muri quartier ahantu kumva nyine bari kuririmba uturirimbo ngo ndabana n'izindi ngo byo bikihari, hari no kujugumira, ukajya ubona bazi no kubibyina. Imana yacu ishimwe ko abana bo muri Harvest bakura bigishwa ijambo ry'Imana, bakura bigishwa ko ibyo bintu
byo kubyina bashobora no kubikoreshereza Imana. Niba umwana akuza akunda kubyina, ntuzamujyane muri buwate, uzamuzana iyo mpano ayikoreshereze mu nzu y'Imana kubw'icyubahiro cyayo, kuko nicyo duhamagarirwa. Murabizi itorero ryacu intego yacu tubereyeho guhesha Imana icyubahiro, dusohoza inshingano nk'uko twasigiwe na Kristo. Inshingano nkuru rero ni ukuvuga ubutumwa. Ntabwo wavuga ubutumwa rero kora ibyangwa n'amaso y'Imana, ahubwo ubutumwa bwa nyabwo ni ugukora bakakureberaho. Nk'uko ubundi guhesha Imana icyubahiro birenze uko twebwe dushobora kuba tubitekereza. Bivuze ngo kuriya batega amaboko, badansinga, babyina, nubirebesha amaso bayumva muri we nyine hari ukuruhuka kuri muri we, yumva atekanye, yumva atuje, kandi wabonaga ari byiza cyane. Ukabona abakristo, ukabona abantu bose muri rusange babahanze amaso, byari byiza. Byari byiza cyane, ukabona bishimiye ko byonyine n'umubyeyi ubona akavuga ati umwana akavuga ati ngiye kurepeta, n'ejo ngiye kurepeta, akabona hari ikintu yakuyemo, yumva nejejwe n'Imana ko umwana we hari ikintu ashobora kwigira mu rusengero. Twabonyemo impano zitandukanye cyane, twabonyemo ababyinnyi b'imbyino za Kinyarwanda, abo bakoze kuwa gatandatu, byari byiza pe, ntabwo twari dusanzwe tubibona. Njye naratunguwe, hari umusore hano tubona witwa Mandazi, ntabwo nari nzi, usibye na Mandazi na Bahati, ngabo sinari ntabwo nari nzi ko byashoboka ko bashobora no kwiterura, ariko nabonye batambira Imana, batega amaboko, nkabona ni byiza, nkabona bivuga, nkabona banezerewe cyane. Byaranshimishije cyane. Imana ibahe umugisha. Twabivuzeho cyane mbere, ni byiza kubona abana bakiri bato, bakiri mu myaka mito, bagifite ibintu byinshi bibakurura, ariko akumva yafata umwanya we akawukoreshereza Imana. Ni iby'igiciro gikomeye. Kandi umwanditsi wanditse igitabo cy'Abaheburayo ni ibice 6 ku murongo wa 10, ngo umuhate w'abo bantu ngo ntabwo ari ubusa ku mwami. Rero umuhate w'aba basore, abana bakiri bato, abantu bashobora gufata umwanya wabo bagatoza bariya bana, for sure ijambo ry'Imana ntabwo ari igipindi. Ijambo ry'Imana ni rizima, rirarema n'ibidahari rirabirema. Imana ibaha umugisha cyane pe, abantu bafata umwanya wabo bakumva yafata uriya mwana. Murabizi nta muntu buri bumuhembe, banabikora kenshi tutanabizi, nta n'umuntu ubizi, nta muntu wabibasabye, ariko akumva afite uwo muhate wo gukora uwo murimo mwiza. Ni ukuri Imana ntikabure kubaha umugisha. Dusabye umugisha ku bantu bagira uruhare muri ibyo bikorwa bitandukanye. Yego. So rero mwabonye n'abandi bakinnyi b'ikinamico ngo bari bafite teme ivuga ngo cinkoni zamba. Cinkoni zamba. Nabonyemo impano z'uburyo bugiye butandukanye, mbona abakobwa, mbona abasore, mbona ukuntu bahagaze mu bintu, ndavuga ati kabisa itorero ryacu Imana ikomeze iryubake. Biriya bintu uzi ikintu natekereje, biriya bintu bano bantu nta hantu baba baragiye kubyiga. Nta muntu wafashe umuntu wenda ngo aze abatoze. Niba umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa ashobora no kwicara akagira kiriya gitekerezo akandika, mwebwe mushobora kuba mwarabonye wenda ari ibintu bidakomeye, ariko se ushobora gutangirira ku bintu bikomeye. Gusa byari binakomeye ku rwego kuko nta mahugurwa bahawe ahantu runaka ngo wenda nibyo bari kugenderaho, n'ibitekerezo bibarimo. Rero yego, umuntu wanditse tubona ko rero ubundi baravuga ngo ushobora, n'urugero, ushobora kuba udafite amafaranga ariko nta n'igitekerezo cy'ikintu wakoresha amafaranga ufite. N'urugero, yes, kubera ko first mu mutwe wawe nta kintu cyo kuyakoresha kirimo. Rero biriya bigaragaza ko niba umuntu ashobora kwicara agatekereza, kuko biriya bintu ntabwo wabikora utabihaye umwanya, ugatekereza, ukandika, ukabinonosora neza, ugatoza bagenzi bawe, bigakorwa. Kandi ntekereza kuko byagenda kose abantu baba bakuyemo isomo, abantu baba bakuyemo inyigisho, abantu baba bakuyemo ko hari ahantu tugomba kunyura, hari n'aho tutagomba kunyura. Kandi Imana ishimwe ko twebwe tutabikora gusa ku bwacu, ahubwo tubikora ku bw'icyubahiro cy'Imana. Ibyo bintu reka mbabwizwe, ibyo bintu iyo mbyibutse
ko ibintu dukora tutabikora ngo badukomere amashyi ahubwo tukabikora kubw'icyubahiro cy'Imana. Numva umutima wanjye unezerewe, numva nejejwe n'Imana ko yamenyesheje ubwo buntu bwayo kugira ngo mbe mu bantu bakora ibintu kubw'icyubahiro cyayo. Rero tugana ku musozo, turi no gusoza, ntabwo twasoza tudashimiye ubuyobozi bw'itorero ryacu. Turashimira cyane ubuyobozi bwa Harvest Bible Fellowship Rwanda, cyane Mahoko, Imana ibaha umugisha, abashumba babashyigikiye ibikorwa bihari, bakadufasha gutegura, bakashyiraho ibi nyine ukabona hari imirongo kugira ngo abantu bakore mu ijambo ry'Imana, kugira ngo abantu begere Yesu kurushaho, kugira ngo abantu barusheho kumenya ubahamagara. Kandi ijambo ryaravuze ngo ubahamagara ngo ni uwo kwizerwa. Kristo duhamagarira gukora uyu murimo mw'abantu mwe, ni uwo kwizerwa, kandi ngo hahirwa wizera ko ibyo yavuze byose ngo no kubisohoza azabisohoza. Ni ukuri pe, turashimira muri rusange. Hari ibikorwa byabaye abantu benshi batazi, ariko ibintu byose byabereye aha ngaha byakenewe ubushobozi, kandi ubwo bushobozi n'ahandi bwavuye mu bantu. Uvuze ngo turashimira abantu bose muri rusange bagize uruhare muri iki gikorwa. Imana ibaha umugisha, umwanya wanyu, amafaranga yanyu, ibintu byinshi mwatanze kubw'iki gikorwa cyiza. Kandi reka mbabwire, nkunda kubisubiramo cyane, mw'abantu mwe nibyo duhamagarirwa. Wa muririmbyi yaravuze ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Imana ibaha umugisha ko tutabiririmba gusa, ahubwo ko tubiririmba tukanabikora. Mwagize neza, buri muntu wese uruhare yagize muri iki gikorwa, muri iki giterane, muri iyi minsi ntago twavaga hano pe. Umuntu wese Imana imuha umugisha, Imana ibagirire neza mu byo mukoresha amaboko, Imana ibagirire neza mu byo mutekereza, ntikabure kubagirira neza. Turasoje, namwe mwakoze kudukurikira, turabashimiye, turabakunda, murakunzwe. Haleluya.